Umva ukuri, imboga n'imbuto biruta inyama. Dusomye muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 29, ijambo ry'Imana ritubwira ritya riti: Imana irababwira iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo, bizabe ibyo kurya byanyu. Ni iby'ukuri ko Imana ikimara kurema umuntu yari izi ibimukwiriye bizamugirira neza. Ntiyashyizemo inyama, ahubwo yabahaye imbuto n'ibimera mu butaka kugira ngo ibyo kurya byabo. Reka rero tubabwire ko hari itandukaniro ry'inyamaswa zirya inyama ndetse na mwene muntu waba utarya inyama cyangwa se izindi nyamaswa zitarya inyama muri ubu buryo bukurikira. Reka tubahe urugero rukomeye cyane. Inyamaswa zirya inyama zigira imikaka, Umuntu akagira ibijigo. Inyamaswa zirya inyama zigira amajanja kandi zikaba inyamahane. Umuntu akagira intoki n'amano. Inyamaswa zirya inyama zigira amara magufi ndetse agera kuri metero imwe. Umuntu akagira amara maremare agizwe na metero 8. Inyamaswa zirya inyama zigira amahane cyane, urugero twatanga ni nk'intare. Naho izindi nyamaswa zikaba inyamahoro nk'intama kuko zirya ubwatsi. Dore ingaruka zikomeye zo kurya inyama. Kurya inyama bitera indwara ya gute. Kurya inyama kandi bitewe cyane cyane nuko zimwe ziribwa zokeje zikagira uburozi bwitwa benzoperene. Ibyo bikaba ari bibi cyane kuko buboneka no mu tabi. Ubwo wari yizokeje akaba ntaho utandukaniye n'uburozi buba mu tabi bw'abanywi bitabi. Inyama zitinda mu myanya inoze ibyo kurya. Inyama zongera cholesterol mu maraso maze bigatuma imitsi iziba. Ibyo bikaba ingaruka zo kurwara umutima, high blood pressure. Kandi kurya inyama bituma umuntu asaza vuba. Inyama zitera impatwe. Inyama kandi zitera iruba rya kinyamaswa. Inyama zitera ibibyimba by'imbere mu mubiri byo bita tumere interne, ibito n'ibinini. Kurya inyama byanduza amaraso aho kuyasukura. Inyama zibamo imbuto za kanseri. Dore ibyiza byo kurya imboga n'imbuto. Zituma umuntu yituma neza. Zitabara umubiri zikawugirira neza. Zikingira kanseri zikanayivura. Zituma umutima utera neza, zikanatuma umuntu asinzira neza. Kurya imbuto n'imboga bitera amahoro mu mubiri. Kurya imbuto n'imboga byoza amaraso. Kurya imbuto n'imboga bitera ubwenge buhamye kandi bushoboye. Si ibyo gusa, kurya imbuto n'imboga bituma umuntu ahora akeye ku maso. Kurya imbuto n'imboga kandi bituma umuntu adakunda ibintu ahubwo agakunda abantu. Umva ukuri rero mwene data. Reka dutange urugero rugaragara kandi rufatika. Ufashe garama 100 z'inyama, ukongera ugafata nanone ibishyimbo garama 100, izi nyama zikaba ari inyama y'inka. Reka tukubwire ibyo usangamo maze wibonere ibyiza bigaragarira mu kurya iby'Imana yaremye. Muri proteine mu nyama dusangamo garama 22. Naho mu bishyimbo naho hakabamo garama 22. Muri fibre ho nta kintu kirimo, nta garama n'imwe irimo, harimo 0 grame, nta kintu kibamo cya fibre. Naho mu bishyimbo hakabamo garama 15. Ntarajya imbere tubibutse ko iyi fibre ariyo dufasha kugira ngo igogora rigende neza. Ubwo tugeze nko mu munyu witwa iron ariwo bita fer, ubutare, mu nyama habonekamo miligrama 1.9. Naho mu bishyimbo hakabonekamo 5. Naho mu bijyaniranye na calcium mu nyama tubonamo muri za garama 100 twavuze miligrama 16. Naho mu bishyimbo hakabamo miligrama 123. Tugeze mu munyu witwa magnesium dusanga mu nyama ufite 23. Naho mu bishyimbo hakabamo 171. Tugeze mu byo bita cholesterol. Cholesterol ni urugimbu rubi rutuma n'imitsi nanone iziba. Kuri uru rugimbu rubi tuvuga aha ngaha mu nyama harimo miligrama 74. Naho mu bishyimbo hakabamo 0. Si ibyo gusa, ikiro cy'inyama kiranahenda kuko kiri hagati y'amafaranga 2500 kugeza ku 3000 by'amanyarwanda. Naho ikiro cy'ibishyimbo ni 700. Rero mwene data, gihenze kandi kirimo ibitarimo intungamubiri nyinshi. Gihenze ibishyimbo bikiruta. Ni ikigaragaza kuko Imana yaduteguriye ibyiza. Umva ukuri rero mwene data. Amen.